Mbacire umugani mbabambuze umugani n'uzabikana arangiza asanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu. Harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba hasigara inka n'ingoma, kera habayeho. Kera hariho umugabo akitwa Ruzirabwoba, bukeye abyara umuhungu amwita Bwoba burakize. Burya ngo izina ni ryo muntu. Bwoba burakize rero yabyirukanye ubwoba, naho amariye kurongora akajya abwira umugore ngo amuherekeze ajye hanze. Ubu bwoba ko bwari bukabije. Bibaye aho umugore bimaze kumurambira akanyira bagenzi bati, njye nararigushije, muzi ko umugabo wanjye adashobora gusohoka hanze ntamuherekeje. Nuko bagenzi be baramuhana bati, ntiwazagashobora wowe gacwa we, maze rero ugende, nakubwira ngo umuherekeze uzabyemere nk'ibisanzwe, maze nimugera hanze ugaruke mu nzu ukinge ukomeze, umureke amare nk'amasaha 2 cyangwa 3 hanze. Mbega abagore! Ubwo bwoba buzamushiramo burundu. Nuko bishyize kera umugore arataha nk'ibisanzwe. Nuko umugoroba uragera, ijoro rirakuba igicuku kinishye, umugabo ati mperekeza. Umugore aramuherekeza. Bamaze kugera hanze, umugore aramwibeta asubira mu nzu. Urugi ararudanangira. Hashize akanya umugabo ati, mbe nyirana, ategereza umwitaba araheba. Umugabo ubwoba buramutaha, ava mu musarani aza yiruka, akoze ku rugi asanga ruradanangiye. Ati kirandiye wa mugore we kingura. Akomeza guhata ari nako ahondagura urugi, ariko umugore aramwihorera ati, nikikwice n'ubundi ntacyo wari umaze. Umugabo ati, ko kuremeye ndapfuye, uremeye upfakaye imburagihe. Amusaba imbabazi biratinda, umugore amubera ibamba. Maze umugabo amaze umwanya abona ntacyo abaye, abwira umugore ku neza ati, noneho ubwoba nabushize, hehe no kongera kugira ubwoba. Umugore ati, kugira ngo nemere ko washize ubwoba, zenguruka inzu yose, ugenda uvuga nkumva, ndetse ujye n'inyuma mu rutoki, hanyuma nugaruka ndagukingurira. Umugabo arabikora, arangije aragaruka. Umugore aramukingurira. Amaze kugera mu nzu, umugabo ati, burya ubwoba ni ububwa. Undi ati, ahubwo ni bwiza kuko n'ubundi ubugabo butagaruka bubyara ububwa. Bugicya umugore yihutira kujya kubwira bagenzi bati, ibyo mwampannye koko byabaye byo. Ubu umugabo wanjye bwoba yashize ubwoba. Abagore nabo baragenda babwira abagabo babo ngo Bwoba burakize ubwoba yarabushize ku buryo noneho avuga ngo n'icyananiye abandi we yagikora. Abaturanyi ba Bwoba rero bakamwanga kuko yabarushaga ubukungu cyane. Bari barashatse ukuntu bamunyagisha ibwami birabayobera. Nibwo bagiye ibwami bajya kumubeshyera. Babwira umwami bati, Bwoba yaravuze ngo ubwoba yarabushize, ngo n'icyananiye umwami we yagishobora, ngo ndetse n'umwami ntiyamuhangara. Ibyo byose babigira bamubeshyira kugira ngo bakunde bamucishe umutwe. Nyamara burya ngo iyakaremye niyo ikamena, kandi ngo umwanzi agucira kwa Imana igucira akanzu. Muri icyo gihe rero hari imbogo yari yarigize ishyano. Yabaga mu ishyamba yarabujije umwami kurihigiramo. Nuko umwami amaze kumva ibyo barega Bwoba agira ati, nimuhamagara ako kantu kaze nkabaze. Batuma kuri Bwoba ngo ahagere. Umwami ati, niko sha, harya ngo ubwoba warabushize? Bwoba ntiyarazi icyo yahamagariwe. Arangije ati, nyagasani ubwoba narabushize ndakakuroga. Umwami ati, urabyiyemereye? Noneho ibyo bakuvuzeho byose nibyo. Maze ujye kurwana n'iriya mbogo, noyica uzagaruke nkuhembe, kandi nikwica uzahere mahere. Bwoba ati, sinyakugira Imana mu Rwanda, imbogo yakunaniye n'ingabo zawe, njyewe urabona nayishoboza iki? Umwami ati, uranga kujyayo ndakwica, kandi nunakunda kujyayo nayo izakwiyicira. Byose ni hahandi hawe, hitamo ikikubereye kizima. Ubwoba nawe ati,
izemo kugenda ruzaca imana. Yegura icumu n'umuheto aragenda. Ubwo abantu bose bari bicaye ku dusozi ahirengeye ngo barebe ukuntu imbogo imwica. Akigera mu ishyamba, imbogo yamukubise amaso iza yirukanka. Ubwoba buramutaha, intwara zifasha hasi yurira igiti. Maze kubera ubwoba bwinshi yari afite, akomeza kucyurira agera mu bushorishori. Arakomeza akirenguka hejuru. Yarahananutse agwa ku mugongo wa ya mbogo, ayigundira amahembe arakomeza. Imbogo irikanga maze si ukwiruka birakomera. Ishyamba ryose irarimara. Bimaze kuyirambira atoroka ijya mu giturage. Bayibonye bavuza akamo bati, wa mugabo yashize ubwoba ko karayizanye. Umwami ati murakanyagwa, ntimwari mwaravuze ngo yarananiranye se? Singuriye umugabo utajya ugira ubwoba arayizanye. Ati ngaho se kandi nimuyitere mwokanyagwamo. Imbogo bayitera bwoba akiri ku mugongo. Imbogo irahirima. Umwami aramubaza ati, bwoba kugira ngo woye kuyicira mu ishyamba uyizane hano ni kuki? Bwoba tumva rero, nabonye ko ninyitsinda mu ishyamba nzabikubwira ntubyemere kuko ntawe twajyanye, hitamo kuyikuzanira. Umwami atumva rero bwoba, nta kindi naguhemba. Ati nkuhaye inka nyinshi cyane, nkuhaye n'imisozi myinshi, bariya abaturanyi bawe bose ugenda ubatware ubategeke, ndabakugabiye. Maze bwoba aragabana, ba baturanyi bababera umutware. Sinjye wahera hahera bwoba burakiza n'ubwoba. Maze Rwabugiri barahize rubuze gica barebana ingwe, ntawishimiye undi bose. Umwe aravuga ati ndi intwari, undi ati ndi intwari, ariko Rwabugira akarusha Rwanyonga ubugome. Kandi akaba umurushe, yaramurusha n'igihagararo kuko yari umwami yubashwe na buri wese.